Kaspa ageze hariya arangije nawe muri wa mujyo twavuze ibya ba Faustin ukuntu isibo yabajyanye barangije nawe aritereka. Ibiganiro byose bihari bya showbiz yarabyikubiye, ariko se atabyikubiye Gentil Jede wari mu ma operation uri kumva, kandi ntabwo ari umusangiza. Hari undi ugomba gutegura detail akamenya n'abatumirwa. Kwikubitiro ikiganiro roundabout show nicyo cyatangije ishusho, murabyibuka. Arangije abagiye mu kiganiro cyitwa back to back, mana ya arakegeta back to back, abafite amatopic y'utwasamutwe. Ariko ubwo ntabyo avuga, nyine ni wa mujyo w'abantu bahamagaza abantu ngo ni mubyivugire. Byo nabyo ngomba kubivuga. Arangije ajya mu kiganiro kindi cy'ubwenge mukundira cyitwa Rani, aricyo yagiye atumiramo abasiniya hano iga. Twagiye tubona abitwa ba Tito Rutaremara abatumira, twagiye tubona ba ambassadors, twagiye mana yanjye yahise yikubira ibintu byose. Kandi mwibuke ko ari directeur w'imyidagaduro, ako gasegima ka showbiz kwishusho. Uwitwa Rugangura Axel niwe wahawe ishimwe ry'umunyamakuru w'imikino wagize performance nziza 2023-2024. Rambika telefone hasi unkomera make nzamura. Ntabwo Rugajurigani yirirwa yipanga. Murankunda n'umusesenguzi w'iki. Rugajurigani yakoze ikosa rikomeye. Iryo kosa Rugangura Axel yahuye naryo, arivamo arisohokamo, yikoresha akanama, ahamagara timu ya Bruce bicarana na Melody. Dukora iki? Nimba ari ukugira ngo munyandikeho, sinshake miko yongera kunyandikaho, biba ngombwa ka propose umunyamakuru umwandikaho. Atari uko amukunze, atari uko ari mu timu ye, ahubwo ari ukuza new challenge, umuntu wakumva wa balance uwo akavuga ati byibuza ajya nyandikaho. Iyo nkuru narayikoza amuca mbuga, sibyo? Suyibuka mvuga uburyo Punditi yasabiwe akazi na Bruce Melody. Hariya ngo ninki n'ibimenyetso ngwe imibare yamuhombeye. Reka nze ninjire mu bya Punditi, mbabarira we, ninjire mu bya Punditi. Breaking news, asatsana Kaspa Kamabare. Uyu ni umwana w'umujene ufite creativity. Uyu ni umwana w'umujene wawuninze ama content atandukanye kwishusho, ipanga banga akahangana n'abantu, kandi Gentil Jede wakamwemera n'abandi basiniya Prata amaze kubaka. Breaking news, Meyeri w'igihe.com atereka miliyoni ku meza avuga ati ndashaka Kaspa Kamabare. Igihe.com Yego reka mbaye ikaze n'ubundi mwebwe mudukurikira umunsi kundi kuri Oasis TV1. Ndi mucambuzi nk'ibisanzwe, mba ndi kumwe n'umukada hariya rwose arimo amwenyura n'akanyamuneza cyane, ameze neza cyane ku gakepe rwose karindi zuba keza sha n'amadarubindi ka Yesu. Yes, ndakubona rwose umeze neza umukada, umeze fresh. Ndakumva nawe uhirita inyuma. Ahirita se? Uhirita nk'imbakasha. Ako se koko ntabwo mba nkumvisha abakunzi bacu bavuga tuzamura umukada muca mutuma atarekura Donido. Zababwira ako se kuba bashaka kunyuza mu gakata. Yego kuri kose si ngombwa. Urakoze. Oya jyumba hafi cyane cyane abantu bacu mucambu. Umunyamakuru nuriho. Cyane cyane abantu bacu. Suri imbuto. Bari kwicuza sha bari. Agati ngo ururimi rwaranyereye, ukibaza imba rwaranyereye ku isabune cyangwa ruranyerera burya ntabwo twabitindaho. Tubihana. Yego umukada ugumeze fresh cyane. Hari umukobwa rwose ejo buri nahoze mbona avuga ati umeze neza, nanjye ariko mburamba ameze neza. Witwa nde? Arabizi neza. Oya nsangiza. Oya araza kuzayitereka. Umva nkubwire rero. Hari baby wambwiye ngo hari ibintu tujya tuvuga ngo nkagucecekesha ngo tuba tuziranyeho, ngo tuba twateguye, none nawe hari ibintu uziranyeho n'abakunzi bacu umisha. Nose twaza kuvuza induru. Oya induru yo ntayo. Ariko so umuntu ninde? Ngo yameze neza ngo ninde? Umukunzi wa Oasis TV1. Witwa nde? From Nairobi. Ubwo ndagarukiraho babarira. Wa undi witwa Ivete.
Ivete se cyagiye suzi ko nikije nari ngiye kuvuga ati Nairobi mu bakene abura gato ariko ntago dukunze abakire, dukunze abantu badukunda, dukunze abantu bakunda ibintu dukora, bazi umurongo urimo ugoye, bajyaho n'abakunzi bacu babyumve neza, ariko nanone ko nagacisha mpaheruke rega nta suku, ibintu bya za ruhurura zinuka ukava nkaho ukaminuka iriya, nibyo nakomozaga mvuga ati abakunzi bacu, aha urakoze cyane, umuntu ureba iki kiganiro ukunda umukada, pana umuntu ufana umukada, ajya nyandikira nimero yanjye ibiraha, tuganire mutugire inama, ni ibintu byiza. Nge nanga umuntu wakandika comment zirenga 5 hano mu kiganiro ataranyandikira, nukuri nicyo nabivugiye. Nimba Wivete wiri gusoma ayandika message nkumva incuro zirenga 5 yandika comment atareba description nimero yanjye, nukuri nagara abo bantu nkeneye. Ariko se tutabeshye izo comment ndazihimba, ntago zihimba, ariko natanze ubutumwa bumfashe mu ubuhereza abantu. Ariko se ni wandika comment 5 nuko nkunda groupe y'abiteretse iri mu biganza bye n'undi mujama umukaza se ko urakoze twigendere. Ariko nimba nkunda nyaboneka nyandikira, nyaboneka tuhuza nyankuraja bimbwire, ni ibintu byiza koko. Nimba nkunda, nimba utankunda tanga igitekerezo, ni byiza. Ariko iyo nkumva kenshi nanone utaranyandikira, maybe hari ikintu kidasanzwe numvamo, niyo mpamvu mbivuga nkagira n'abantu ntanga y'ingero. Twigendere Mucambu. Ndagira ngo dutangire ugira busuza. Reka by the way mukanya hari final ya Champions League, ngo bibwira abantu se ubwo se singira ngo ugira ikintu bigarukaho, ubwo uzagishyiraho Real Madrid okay nta kibazo uzagishyiraho yarabaye itegeze Real Madrid, ariko kino gikombe cya 15 iragitwara, iragikegeta ifite Rudiga ukora ama penalty abavuze ubuhuha muri defense. Dortmund naceje Carvajal na Dortmund ngo ifite Sabitza namaze kubona wananiwe na Man U naye muri cano heruka muri Liverpool no bari hagati, gusa bafite abawinga bakomeye, Karim Adeyemi, Jadon Sancho, bavuga ati turanabica ahubwo ama set pieces men. Sancho ariko yagarutse mu bihe nyuma yo kuva muri Man U. Dukore vuba nceho, dukore vuba nceho. Nari ngiye gusuza abakunzi bacu nka 4-5, ndababona ba Aime, ndababona ba Virgile, Aaron, ndababona kwandikiye umwana kunyereka sawa ba Isaac, DJ Yan, Patrick from UG, ndi kubabona ba Yahya, ndi kubabona ba Fisto, ndi kubabona ba Kenny, ba Bebe, ndi kubabona ba Blancos. Aba ni abakunzi banyandikira. Gordon, Jean Pierre, JP Sha, Uwimana ni benshi. Jean Pierre Yigo Sha yaranyandikiye. Abakunzi bacu turabikunda, turabikunda. Ba Mugisha Ben, ba Roda Kapo, turagukengurukiye. Uyu no mwediteri wakasa mutwe, ubwo nzamubaza nimba ari wowe woditinzereyo. Turi kubabona ni benshi. Ba Peter, ba Emi meze fresh hari ya Kacyiru umunsi ya convention, ni benshi. Ba Stone ndi kubona, ba Keeper Boy ndi kubona, ba Cedro ndi kubona, ba Daish Boy ni Divine ni benshi. Ndatimana Odari wa musoje legend football legend. Ishimwe Anodi mukada urongeye uriteretse nije na Emmanuel, ubundi yo wamaze ubwo ni gushyuha mpita nyakoma Mutesi Blase kanicare numve umwe muri Romani. Yego Blaise Rugira Mucambuzi se kuri gutukana wampfura ubukuru bushyushyu mu ntabwo yariye se. Birumvikana ubwo twavuze ariko nta mutima mubi. Irankunda Moise nyemerera urekure. Irankundira dukunda. Oya nirankunda ariko siradukunda simbizi. Ariko umenya hari ibintu wose Divine wariteretse ngo gas. Oya Divine mu ntereke ndo wayi. Uramuzi Divine? Oya nuko numva ari igitsina. Ibintu yanditse biremera yakambendetse. Baziga Freeberi urabikora muze, keep it up. Asante. Icyapa TV1 cyakuza siporo nayo ubukegeta mu mavi hejuru.
Akuzwe Yeze Emmanuel kuhaje umukada. Asante. Jean Pierre Wimana rekura anzika wamfura we umukada. Mucambuzi. Alexis Kayiranga uyu musu azatuma niberaho. Azatuma niberaho. Mani shimwe Vincent Yesu umukada rekura wamfura we. Abijuru Ange dukunda umukada wabo soreza Reya wa Belgique Reya ako ngo Reya muraziranye oya naringe ku oya Teresange so zawura zite bangira reka ndakeraho numva bajama mbaha PC none abakunzi bacu Reya nago tuziranye mu nyandiko Reya Belgique kwandikira kabisa hanyuma by'umwihariko nsuze umujama wanje uri Nairobi itariki Pacific hari abandi wavugaga bari muri za Sadek b'inshuti zawe Mozambique hari umucama witwa Clement Benimana muzamure musahe bantu bacu aho hari abanyarwanda be hari n'umucuti wanjye waharuhatuye witwa Muvunyi nawe twiganye ni benshi batuye ubwo mvuze Clement nongeraho na Roto uri bukomunika twari turi kumwe hahandi ntayo nkibagabaga handi twagiye turi kumwe na Kapo mukuru ahantu kumani ikidosinya n'ibiki hari mwiganye oya muzamure amwita Roto ubu ikintu cyantangaje kuri we uhita umuha amashyi ariko urayamuhera iki ko yambabaje ngo ngiye ngo nkunda ngo nta kiganiro cyanyu kijya kincika aho ni sawa ngo ariko ngo ndihutisha ngo ngashyira kuri breaking wamaze gushyira breaking niyo ngo yitwa mwita Roto bantamitse agatungo keza shawa hari agatungo ka mama yacu bacu batantama agatungo yenza narabagira umukada reka twinjirire nk'ibisanzwe n'imiriro tuba tugiye gucegeta nta brag duhita tugiye turekura duhita tujya kureba finali ya Champions League ni vuba yego hanyuma tugiye kugaruka ku nkuru z'abanyamakuru yego abamenyesha amakuru banywanyi bacu beruka kujya muri press conference hariya kuri komisiyo y'igihugu y'amatora umusa nabonye umuntu nakuze numva cyera umumama bita se Mutakaboye ijwi cyane navuganira ko bamwitiriye ahantu ngo kwa Kaboye ararenze uzi ko bamwitiriye ahantu ngo kwa Kaboye meroka kujyayo arahaguruka sinahenze ngo ninde Oda Gasinze ngo atanga umukecuru mama wo mu Nyarwanda yakira abantu abahakeya ariko tubizi ngo gahunda ni kuki urubyiruko nirwo umusaza yarahabaye tubabwira ngo papa w'urubyiruko iterambere umutekano twigira duhesha tambarare wamfura ariko iyi ntore reka twinjirire we umuriro w'uyu munsi ujyana muri izo sije nkunda ujye uzimenya siporo umenye utunota twanjye twiza undeke simbitindeho sinatuguhaye ngushima wasongeho singutamo uri Real akumusa koko Real bayaka twigirire vuba tujya twizamukira yego tujya kugaruka ku nkuru rero navuga yuko z'abanyamakuru wagiye ubigarukaho wagarutse ku nkuru y'umunyamakuru w'ishusho yego Gaspar Kamabari uyu yaje kurikoroza mu minsi yashize ubwo yavugaga ko umuherwe umukirasha Karomba Coach Gayeri yego Kigali Universe avuga ati sha yo ngaje kwica umuziki aratobye hahita hashya umuriro uragurumana haratokombera twita space zivuze ubuhuha karahinduka urwirungu yego hanyuma rero uraza kubikomozaho urabigarukaho ndakubyimbitse ugaruka no ku munyamakuru bita Pundit Peacemaker twinjira ucegeta urokura yiyambariye ibirembasha asante sana asante mucambo ariko ndabanje gutamika yamfashe iyo uhari ndazamuka aba ni abanyamakuru bagenzi bacu tugomba kubuvuga iyi ni new generation sibyo mucambo yego
kandi burya mujye mutinya umuntu baravuga ngo navuzeho. hari umunyamakuru ukunda kubivuga neza ngo ni ikiragano gishya bamwita Chateau Castage generasiyo ya nyuma mukapo mukuru yarasinye sha mukapo mukuru avuga ati ucaracara afite impano hegeta nturahanga ibintu byiza, intego nziza z'iterambere, gusapotinga kariyeri. nje kuvuga kuri Casper Kamabare. Sobanure donido ye, ninjira muri breaking news. Iyi ni breaking, nta wundi muntu mwayisangana. Byagenze bite? Aha ngiye kwinjira mu bantu bakuru nuko mereye kuri iryo zina kugira ngo mumenye aho mpera. Breaking ye ngiye kumuvugaho ni ngiye gutuma mvuga ibintu byose. Ngiye kwitsa kuri Bruce Melody, Karomba, Punditi, mbibutse ibintu navuze. Ako kantu uvuze ngo byatangiye bite? Yego, ngo mfitaho mpera nko muri hari ukuntu ukunda kuvuga ngo cause immediate. Abantu bo muri filime nabo, abantu bize za film making, hari akantu bita raising action. Reka twinjira wamfura. Imbarutso ni yihe? Yego. Casper uyu ni umunyamakuru w'umujene ufite creativity muri we, ariko akagira n'ikintu cya polemique ariko zijomba agashinge. Umuntu akavuga ati wari uvuze ibintu ariko ururimi rurigobwe ntabwo bisobanutse neza, nawe akajya mu bantu ngo amasura adacuruza neza. Ibyo ni abantu babaca intege, ntimukumva ayo magambo, muze mukore. Icyo nanga ari abantu bajya mu matiku adafite facts kubera indonye n'amarangamutima yacu. Icyo nicyo nanga, ariko uvuze facts sava. Casper impamvu nanatinyutse kumuvugaho nuko iyo polemique yatangije abantu benshi batazi kubera atahise ajya ku Twitter space ngo arikoroze, niyo yatumye abantu benshi bamwibazaho bamwigaho. Agiye kuri TV10 ashimyeho biranga. Yari umwana, yari muri stage, yari ari kwinstara, ariko haba haje televiziyo nshyashya yitwa Ishusho ibiramutwaye. Umuntu ndi kuvuga ni umuyobozi w'imyidagaduro ku Ishusho TV, head of department. Unyumve neza, head of department. Ibyo tubireke. Yongwe acuragije Gentil Gedeon ahise asezera. Gentil Gedeon wari yandazanye ngo one on one, ngo yigiye kuri Sabe, ngo biganye Butare, ngo nawe ngo azava mu byegeranyo ngo yicaza abantu. Ashimaho abona babyize yatorotse. Yakaruse. Goko atagiye kurya amavoka hari i Butare ngo yavuzaga ubuhuha Zatumba na Zarango. Bantu bacu turabakengurukiye bari Zatumba na Zarango mu majyepfo. Mwibutse ko ari umukiri uri muri Norvege wambwiye ko akeneye ko tugera kuri hoteli yubatse Gisagara ya Kasamutwe. Ibyo bintu umaze umwaka uvuga. Oya, ntago mboneka. Ariko bisaba kera. Nawe nuba aracyanshima ambwira ati umukada ntago uboneka ngo umanuke nyine the same time tunerekane nyine. Ngo byumva bitwaye iki? Ntago mboneka. Casper aza guhura na Gentil Gedeon bamuzanye, ariko umuyobozi ari Casper. Gentil Gedeon waza nk'umusesenguzi. Nagiye mbabwira ama breakthrough bandagaza ba Green P n'ibiki, ukabona si ibintu byabo, ko impamvu atari ibintu byabo nuko bucya basaba imbabazi, twacitswe, ntago nari kubivuga. Ibyo si ngombwa, ahubwo ntimukanabivuge mwisebye. Mugabo nuko sari. Yego, ariko no kwemera ikosa nabwo nubundi. Uribuka ko nakubwiye ngo inyanja twoga marekura za Mossad yasubiye inyuma. Byarambabaje. Nzabibibutsa abantu bakundaga zira operation, tubyihorere. Ngewe ubwanjye aha munyumve neza, na breaking zandi kumwe na Mucambuzi ko Bruce Melody yagezaza mu bantu aravuga ngo sinshaka igihe.com kizongera kunyandikaho inkuru. Sinshaka ko umuntu bitema ikinege unyanga yongera kumvugaho, nzabarega. Ndabiyemye ku mugaragaro. Umuyobozi Meyeri aricara aravuga ngo ni gute uri umuhanzi mukuru bw'abakunzi ba Tiger B nyine mu byubu. Ibyo byarabaye ndi gukotinga abagabo abayobozi. J.com ni ikinyamakuru kiteretse. Aravuga ngo birashoboka ko umuhanzi nk'uyu
ukora inkuru nk'izi z'umunsi ku munsi tutamwandikaho showbiz yabiturangiranye twazanye za YouTube ngo igihe kaca yikoresha akanama ahamagara timu ya Bruce bicarana na Melody dukora iki nimba ari ukugira ngo munyandikeho sinshake miko yongera kunyandikaho biba ngombwa ka propose umunyamakuru umwandikaho atari uko amukunze atari uko ari mu timu ye ahubwo ari ukuzana new challenge umuntu wakumva wa balance uwo akavuga ati byibuza ajya nyandikaho iyo nkuru narayikoza mucambu sibyo suyibuka mvuga uburyo Punditi yasabiwe akazi na Bruce Melody ariyo ngo ninki n'ibimenyetso ngo imibare yamuhombeye reka nze ninjire mu bya Punditi mbabarira we ninjire mu bya Punditi Punditi ninjye wavuze inkuru aha uburyo yagiranye urukundo n'umuntu bita Kabanda Jado wa Isibo yavuye ku Isibo kubera atahembwaga kandi yabarirwaga mu gisata cya The Choice yaratangiye kuba director w'ibiganiro yari umukozi wa Peter yego ariko Peter yifitiye ibibazo views zaranze akanga kumuhemba Inyarwanda ikomanze ahita agenda mbere yo kugenda Punditi yari yarabaye inshuti ya Kabanda Jado iyo nkuru nyikora breaking iby'Isibo n'abanyamakuru bagiyeyo mbibutsa ko umuntu warekiriswe mbere y'abafata mbere y'abadisi mbere y'abantu bitwa ba jihadi bamwita Punditi ibyo ndabisobanura hano aha ibyo nabibutsaga twinjire mu miriro baburetse kunshyushya ndakuzi ubu nubwo nkubonye Punditi yagiye ku Nyarwanda bidateye kabiri kubera bari bakeneye umuntu wandika kandi yipozisiyoniye amaze kurekura umuriro wa Titi Brown n'abantu b'abafande n'ibiki ngo bashaka kugigira akomoza ku mukobwa wamufungishije bamuregaga n'ibyo bankobe bashinzwe abisitikingaho bimusiga amahoro twarumvaga biri na sensitive cyane aritereka Melody aramurekomanda yisanga ku gihe azamukana nande na Dani Rurema uwo Dani aheruka rekiritoma yo kwa Emile Nemo Empire ubu ntituzi aho akora nimba ari kuri website nimba ari indorerezi yakoranye n'akaganiro bagiye mwakoci Kigali Universe mbere yuko Irene agenda ariko nabonye Kigali no kuri Flash harase baba bahembwa na Musoni yego bagiye muri show yego ubwo nyine biba byumvikana ko aho babajyanye ari party time babyumvikana rega nimwitereke mure kuri miriro ariko ku bantu bayishoboye Dani Rurema na Punditi bagiye ku gihe Dani Rurema hitajya kuri MIE Empire Punditi arahaguma mbazaniye iyihe miriro uyu munsi Black News baburetse mbanze nce ku kantu ka Punditi nagiye ku Isibo ntibabarekirise ntibabahaye amafaranga ahageze ndi mu bantu bavuze ko Punditi afite amaraso akonje arakonjereye Kabanda Jado areba kure abamuzaniyeho venkeri nawe nk'umwanditsi ariko hagati aho yego byasaga nkaho Punditi muri minsi yabaye busy mu kuntu ntiyongere kugaragara akonjereye ntabwo yabaga ahari umukada mvuga igikonjera ntabwo mvuga gutyo ahari se yari yarasuhukiye yari ari mu buhe butumwa bwa arangije ubwo hari uburi hakurya hari igihanga kimwe kiri hakurya kuri keyboard hari ikindi kiri hakuno hari n'undi uba ugomba kuba ari ahapfubye baravuga ati dukeneye venkeri icyo ni ikimenyetso cya mbere twari tubonye ko Punditi ari kugenda bigura intege muri kariyeri ibyo tubyihorere natangiye mbabwira Kaspa ageze ku ishusho abaye umuyobozi wa entertainment barakubuze nindumvuze baravuze batumukada turarebana match Kaspa ageze hariya arangije nawe muri wa mujyo twavuze ibya ba Faustin ukuntu Isibo yabajyanye barangije nawe aritereka ibiganiro byose bihari bya showbiz yarabyikubiye ariko se atabyikubiye Gentil Jede wari mu ma operation uri kumva kandi ntabwo ari umusangiza hari undi ugomba gutegura detail akamenya n'abatumirwa ku ikubitiro ikiganiro roundabout show nicyo cyatangije ishusho murabyibuka
arangije abagiye mu kiganiro cyitwa back to back, mana ya arakegeta back to back, abafite amatopiki y'utwasamutwe. Ariko ubwo ntabyo avuga, nyine ni wa mujyo w'abantu bahamagaza abantu ngo ni mu byivugire. Ibyo nabyo ngomba kubivuga. Arangije ajya mu kiganiro kindi cy'ubwenge mukundira cyitwa Rani, aricyo yagiye atumiramo abasiniya hano iga. Twagiye tubona abitwa ba Tito Rutaremara abatumira, twagiye tubona ba ambassadors, twagiye mana yanjye yahise yikubira ibintu byose. Kandi mwibuke ko ari directeur w'imyidagaduro, ako gasegima ka showbiz kwishusho. Fata ijambo uhita unzamura, mpite mbabwira breaking news mbazaniye. Nta munyamakuru namenya amakuru uzagusinzirana, ntago bishoboka. None Kasper ntago hashize iminsi ngahe mvuze ibyo yavuze kuri Coach Gaël, ntiyatinye akavuga ati umukira aranyegeta ntaho kariyeri iragera, arangambanira. Biragenda gute? Nta minsi ibiri ishize nerekanye ibya Rugajurigani ashaka kwirukanisha Tycoon Ndahiro. Kubera utugambo ntabwo Tycoon yanabyanditse kuri IG. None aravuga ngo Rigani ngo ngiye guhangana nawe, ngo namenya amagambo uri kubwira boss wanjye Deje wanjye. Ko sarahangana nawe afite ubushobozi. Ese bara bose si ukwipanga, umwe azaba umuvuza nduru yirukana iwabo n'undi nawe yipanga. Disi nagemba Tycoon na ubushize ntabwo nakoze inkuru y'umunyamakuru wo kuri Disi wahawe probation y'amezi 6. Ntabwo ubyibuka? 6 ntabwo kwezi 6. Ngwino uvuge bari abakobwa bakeneye wa mukobwa nkahita mvuga ibihano ecara wirirwa urekirita abantu avuyemo. Ntabwo muzansinzirana. Kora agakomenti gato unzamure agata. Oya wenda mbere yuko tujya muri breaking news, umukada arekura yikunkumura, tuhita twigira kureba match cyane mana we. Mbere na mbere ugarutse kuri Rugajurigani, ndagira ngo hano ngira akantu ngarukaho gatoya. Uwitwa Rugangura Axel, uyu ni umunyamakuru wa RBA wo mu gisata cya siporo, akorana n'uwitwa Rugajurigani mu kiganiro kimwe n'uwo bita Claude Kwizigira, uwitwa Rovuyanga, uwitwa Horenzo, tahereye kuwitwa Mutara Musha Mugaragu, ariko waza rimwe na rimwe ko akenshi ajya kuri televiziyo TV n'abakeshe matiti n'abarigoga TV. Yego. Hanyuma rero uwitwa Rugangura Axel niwe wahawe ishimwe ry'umunyamakuru w'imikino wagize performance nziza 2023-2024. Rambika telefone hasi unkomera amashyi nzamura. Ntabwo Rugajurigani yirirwa yipanga. Nari narasoza, n'umusesenguzi w'iki nari narasoza bawisoreza gato. Ariko se uyu ni umuntu wabipostinze. Ariko se tuvugishije ukuri, ubu kuri Radio Rwanda hari umunyamakuru wagize performance nziza kurusha Rigani Rugaju. Urukumva ko kantu wowe ubona iyi certificate itari ikwiye guhabwa Rigani. Yego, umpereze ijambo nk'umukada winjira ngiye kuguhereza ubigendemo neza, ndavugamo ikintu gikomeye. Bawitonze gato byose ubijanira hamwe. Ariko uratwita unakomerezaho na breaking news. Ndagaruka gato nzamure. Barabikunda. Urumva ndavuga ijambo rikomeye. Reka gato. Wowe nk'umukada yego warakurikiranye ukurikirana showbiz ndetse ukongeraho na siporo cyane. Ariko Rugajurigani na Rugangura Axel kubwawe mu mboni zawe wabonaga ari nde wahabwa iyo certificate? Asante. Urakoze. Ngiye kuvuga ibintu bibiri bikomeye. Icyambere ndagira ngo mbibutse ko tujye tumenya n'abantu ba postinze ibintu. Nimba Rugajurigani ari umuntu wacu, ari umuyumbe wacu, abandi bayumbe bageze mu gihugu cy'isezerano bakaba bari gukomanta bapostinga, ndabyumva. Rugajurigani yakoze ikosa rikomeye. Iryo kosa Rugangura Axel yahuye naryo arivamo, arisohokamo. Aho niho ndaza kongeraho ikintu gikomeye cya kabiri. Rugangura yarakeneye backup y'ubuyobozi bwa siporo kuri Radio Rwanda. Reka mbyinjiremo gutya. Uwitwa Rugajurigani yipanze akazi, agera avuga ibintu bikomeye,
agera akajya avuga ati nimushamunye tumuvuza nduru umurenza ibiki byo narabivuze ibyo nta n'ikibazo. Ariko radiyo Rwanda, televiziyo Rwanda ntabwo ikunda, narabivuze, abantu bava kuri platform yabo bakajya gushinga ibindi bitangazamakuru. Sava, turakuretse, turi mu gihugu cya freedom, utakerewe akazi wajya gukora ibindi, ariko nta jisho ryiza ribirimo. Experience ntabwo JDBB yananiwe YouTube channel, rakibaye muturumbuyeho. Yari amaze igihe cy'umwaka n'amezi 2 adafite kontra, atwika atamira. Ndabivuze, warabizi Raki yamaze umwaka n'amezi 2 nta kontra, yirirwa kuri za transit. Byagenze bite? Nta muntu unaniwe YouTube channel baburetse. Rugangura Axel yashinze YouTube channel y'abareyo, iyabonye ko batamureba neza arayireka arayihara. Ntago yanze $2,000 by'idolari nka Rugajurigani, ariko Rugajurigani ntiyayireka kuko agiye kuva kuri radio, kuko agiye kujya mu gihugu cy'isezerano. Byo bizamenyekana, tunabyihorera. Ntago bamugaragu bananiwe YouTube channel. Ikintu gikomeye nashaka kubwira mucambuzi wanjye, Rugangura ejo bundi yakoze icyano, arangije yataka ba arbitre, abashinja ruswa, barangije baramurega. Aho muze kunyumva neza, umunyamakuru aba yiyenerivye, ni umunyamakuru w'umusini ya Rugajurigani, ni uruhinja yakuze afana Rugangura, ni umusiniya nyuma ya ba Patrick Habarugira. Buriya kwizigera ntatwika nuko ari wa muntu bashyira mu myanya ngo abe umuyobozi, ariko Rugangura yogeje match, Rugangura yipingiye operation aragukoma. Hakaba na Rugajurigani wari ufite icyo gikundo, arakunzwe n'abantu bashya. Rugangura yagombaga kubakingwa n'ikigo nyuma yuko bamureze, bamwereke ko bari kumwe nawe, bamwereke yuko nta kibazo, bamushime, berekane ko yanipangaga imiriro. Ibyo nibyo za Fine FM zihura nabyo. Rugangura ari kwipanga ibintu bikomeye, ari ku breakinga, tumublessinge, tumwereke ko turi kumwe nawe. Kimwe mwumvise YouTube channel Rugangura yiroshyeho, Rugaju yiroshyeho, ariko nanone backup Rugangura yarakeneye nyuma y'ikirego cyamubayeho. Nabivuze aha, nabyo byari bikeneye kugira ngo bamwaprecie, ntacike intege, bimuboostinge, kandi ni umuhanga. Nonge nsozanyije ibyo, Rugangura Axel yahigiwe na Jado Castari, amubuze umuyumba ajya kwitamirira ku kanyenyeri nyine keza, abo mutumirwa rimwe mu cyumweru. Mbabarira nzamure ninjire muri wavuga ko uyu usa naho wagarutse kuba abagabo babiri yaba yaratwawe n'ibyo Rigani yakoze kuri YouTube kurusha performance ye kuri radio cyane, kuko Rugaju nukurikirana neza urasanga imiriro yarekuraga, avuga abakinnyi bafite za fatality, bafite role nyinshi, yakasa, yaba umudefanseri yakwataka. Tugenda twinjira muri ba Drogba batangiye ari abadefanseri, dusobanura, agenda avuga amatriverati ba Toni Kroos n'amashanyara. Ibyo yabivuyeho. Ubu akanyenyeri ka coach karamukamfatabilije, niyakira ibihembo nyine. Ikindi kintu wagiye ubigarukaho cyane, uvuga ko hariya mu bayobozi biba bitagaragara neza iyo umuntu agaragaza ko hari timu arimo. Wabigarutseho kuwitwara ko hari ingaruka byamugizeho. Nawe ubwe ese nibyaba biri mu byo na Rigani azira ko yamaze gufata uruhande yarengereye. None usigaye uvuga coach ukajya n'umwana wa coach. We coach reka ibyo afite uko bihandoringa. Nagusaba ngo ngwino mu kazi, mu nama, ukoresha umuntu Jimmy Gatete ka interview, ngwino witangira kwipanga ku bantu bari, ariko ifoto nziza. Rugangura Axel afite certificate, yahagaze ku ruhande rwa Cleophas Barori, umuyobozi wa RBA, ndetse hirya hari Lucky Nzeyimana. Yego. Ahangaha twavuga yuko ubuyobozi bufite izindi mboni bureberamo performance y'umuntu, cyane ko ari nabo babana nabo umunsi ku wundi. Ibyo bintu byo gutwika kuri social media ntago babiriba, nta nubwo babizi. Nzamura umukada rero wamaze gushyuha hano imbere cyane, tugera muri surface de reparation. Minota 2 n'umunota umwe mutungu 2 n'ibisa yawe sha babaze kuyisingisha. Iminota 2 ya nyuma
ariko se wamaze gushyuha. nazamutse mucambu mbabarira yego mpereza ijambo. Nyemerera urekure wikunkumure asansanumwe kada. Uwitwa Meyeri umuyobozi mukuru w'igihe yaje kureba uwitwa Pundit abona ntabo. Ariko se wanyemerera ukaza ukavuga ngo barabizi ko ari breaking news. Barabizi ngo breaking news. Ngiye guhita nkavuga bagakunda. Unzamura ucyushya. Twagiye. Uwitwa Meyeri yamaze kubona ukuntu Pundit yasubiye inyuma na nyirisibo yamugeretseho uwitwa nde Venkeri. Ntibyashyiriraho ikintu cyamubustinze cy'uwitwa Titi Brown yakiririyeho. Ubu ngubu barakonje n'ukwambara ibiremba. Barabirebye baje gusa n'uwamurekomanze Bruce Melody nawe yigumiye muri bya bindi bye nyine. Murabizi nirirwa mbivuga. Pundit ateshejwe agaciro. Pundit imbere y'abantu nta nkuru aheruka kwandika. Emikinege ari kugenda yongera guhabwa agaciro. Pundit ntago yakwicara ngo hosting plateau nk'ibyo Dani yari yatangiye gukora kugiye Culture nk'ibyo Kinege akora. Pundit ntago ari ibintu bye. Imibare n'ibimenyetso byaramupfubanye. Pundit agiye ku isibo bamuzaniye undi muntu. Pundit ubwo nukuba araho kugira ngo ashyushye intebe. Breaking news. Asatsana. Kaspa Kamabare. Uyu ni umwana w'umujene ufite creativity. Uyu ni umwana w'umujene wawuninze ama content atandukanye ku ishusho. Ipangabanga akahangana n'abantu kandi Gentile de wakamwemera n'abandi basiniya Prata amaze kubaka. Breaking news. Meyeri w'igihe.com atereka miliyoni ku meza avuga ati ndashaka Kaspa Kamabare. Igihe.com